umukuru w'igihugu ati uwo mubyeyi w'i Karongi wagiye ku bitaro atwite ndetse kandi ari hafi kwibaruka ageze ku bitaro ngo abashinzwe mituelle de santé bamubajije impapuro ze zirabura ariko ngo barabibonaga neza ko yishyuye ubwisungane mu kwivuza buryo yarakwiriye guhabwa serivisi yari akeneye. Ati ntabwo ari uko atari yarishyuye, ikibazo cyari ku ruhande rw'abagombaga kumuha serivisi. Ati yari amakosa yabo, baramubwiye ngo asubireyo. Bigeze ku mugoroba uwo munsi apfa ari kubyara, umwana nawe arapfa. Iyo ni inkuru mpamo. Ni amagambo umukuru w'igihugu yagarutseho ku munsi w'ejo ubwo yarayoboye inama y'umuryango wa FPR Inkotanyi, komite nyobozi y'umuryango wa FPR Inkotanyi. Ikaba rero mu by'ukuri ari ikintu gikomeye cyane umukuru w'igihugu yanagarutse aravuga ati iki kintu cyo gutanga serivisi mbi mu by'ukuri cyakagombye kuba gicika. Ni gute muri iki kinyejana cya 21 abantu batamenya gutanga serivisi nziza cyangwa se bagitanga serivisi mbi? Biterwa n'iki? Habura iki kugira ngo iki kibazo kibashe kuba kirangira muri rusange? Reka wenda turebere hamwe ibyo umukuru w'igihugu akomeje kugenda agaruka. Perezida Kagame rero akaba yihanangirije abayobozi rero badatanga serivisi nziza, anakebura abaturage rero batagaragaza aho bahawe serivisi mbi. Avuga ko kuba rero imitangire serivisi hari aho itari myiza bidaterwa n'ibikoresho, ahubwo ari imyumvire ya bamwe mu baturage ndetse n'abayobozi bayobora ibigo bitandukanye. Umukuru w'igihugu rero yabigarutseho mu by'ukuri mu kiganiro yahaye abanyamuryango ba FPR Inkotanyi ubwo ku mugoroba kuri uyu wa mbere ku gicaro gikuru cy'umuryango Rusoro rero habaga inama ya komite nyobozi yaguye yawo. Inama rero yabaye hubahirijwe amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Buri wese wayitabiriye yabanje gupimwa ndetse kandi abantu bose mu cyumba cy'inama bari bicaye bahanye intera kandi bambaye udupfukamunwa. Perezida Kagame rero yavuze ko muri iki gihe hakigaragara ikibazo cy'imitangire ya serivisi idahwitse kandi ngo impamvu suko nta bikorwa remezo bibafashisha abantu rero gukora akazi neza bihari. Yagize ati uko mbibona ntabwo ari ikibazo cy'ibikoresho, ni ikibazo cy'imyumvire. Umukuru w'igihugu rero akaba yavuze ko hari ubwo abantu rero ngo bajya gusaba serivisi ugasanga barasiragiye, abagombaga kuyitanga ntiyite ku muntu uyisaba, ahubwo we arangariye mu bindi akamubwira ngo nta internet ihari cyangwa se ngo nta mpapuro zihari, bikarangira umuturage abirenganiyemo. Yabyikijeho cyane yagira ati ikibazo cyo mu mitekerereze y'abantu. Ati niba ufite buri kimwe cyose gisabwa ngo utange serivisi, kuki utabikora? Kuki bigusaba gutegereza indi saha undi munsi kugira ngo utange serivisi wagakwiye kuba watanze ako kanya mu gihe uyisabwe n'umuturage cyangwa se n'undi muntu wari wese? Yavuze ko mu gihe umuntu rero ahawe serivisi mbi hanyuma akagenda yijujuta, birangira ari kwijujutira n'abatazi ikibazo yahuye nacyo. Abasaba rero serivisi kugaragaza ahari ikibazo kugira ngo rero gikemuke, bireke rero kwitirirwa abantu bose. Akaba rero ari ibyagarutsweho n'umukuru w'igihugu. Yasabye rero urubyiruko kwitandukanya n'iyo mikorere nk'abantu bato bashobora rero guhindura ibintu mu buryo rero bworoshye kurusha abakuze. Agize ati ni iki muri gukora ngo mukemure ibibazo muri kuvuga? Akaba rero ari byo umukuru w'igihugu akomeje kugenda yitsaho cyane abwira n'urubyiruko ati mwebwe mugomba gutandukana n'iyo mikorere mibi y'abantu batanga serivisi mbi, kuko mwebwe muracyafite imbaraga, muracyari bato kandi ni mwebwe twifuza ko mwahindura ibi byose bitagenda neza. Wenda bakuze barakuze ariko mwebwe mu rubyiruko muri imbaraga z'igihugu, mugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo muhindure ibitagenda neza. Ntabwo ari ibi gusa umukuru w'igihugu akunze kubwira urubyiruko, ko urubyiruko akunze kurubwira ko nibo mizero y'ejo hazaza, nibo bagomba kugira icyo bahindura, nibo mpindura amatwara, nibo bagomba kugira ikintu kinini cyane bakora kugira ngo igihugu kibashe gutera imbere, cyane ko arizo mbaraga z'igihugu. Perezida Kagame rero akaba yatanze urugero rw'umubyeyi w'i Karongi wagiye ku bitaro atwite ndetse ari hafi kwibaruka. Ageze ku bitaro ngo abashinzwe mituelle de santé bamubajije rero impapuro ze zirabura, ariko ngo barabibonaga neza ko yishyuye ubwisungane mu kwivuza, ku buryo rero ngo yarakwiye guhabwa serivisi yari akeneye. Yavuze ko abamusiragije rero icyo gihe aribo bari bafite amakosa kuko we inshingano ze yari yarazikoze. Ati ntabwo ari uko atari yarishyuye, ikibazo cyari ku ruhande rw'abagombaga rero kumuha serivisi. Ati yari amakosa yabo, baramubwiye ngo asubireyo. Bigeze ku mugoroba uwo munsi apfa ari kubyara, umwana nawe arapfa. Ati rero ni inkuru mpamo kandi murumva ko ari inkuru y'agahinda, ni inkuru ibabaje cyane yabayeho kandi kubera imitangire mibi ya serivisi. Umukuru w'igihugu rero yavuze ko iki kibazo yakibwiye abaminisitiri bari mu nama ya guverinoma, abaza na minisitiri w'ubuzima niba yari akizi, nawe asubiza ko akizi. Perezida Kagame yavuze ko rero uwo muturage ngo yarakwiriye rero kuba yarahawe serivisi, hanyuma
bikorwa byo kugenzura bikazaza nyuma mu kurengera ubuzima bwe n'uyu mwana yari atwite. Yavuze ko uwo muturage w'inzirakarengane rero yapfuye ariko abantu bagakomeza gukora akazi kabo nk'ibisanzwe. Yasabye rero abayobozi gufata iya mbere bagakemura ikibazo cy'imitangire ya serivisi ndetse kandi abaturage aho babonye rero serivisi zitagenda neza bakahagaragaza kugira ngo bikemuke mu maguru mashya. Akaba rero ari ubutumwa yageneye abanyarwanda bose muri rusange, cyane cyane abaturage, ati aho mubona badatanga serivisi nziza cyangwa se ba serivisi mbi, mwari mukwiye gufata iya mbere mukahagaragaza kugira ngo tubafatire imyanzuro ndetse babashe nabo kuba bakwisubiraho, cyangwa se tunabasimbuze bashyireho n'abandi bashoboye akazi bazi icyo gutanga serivisi nziza icyo bimaze. Byose rero akaba ari iby'umukuru w'igihugu akomeje kugenda agarukaho ku munsi w'ejo ubwo yarayoboye iyi nama y'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi. Akaba rero byarabaye ku mugoroba kuri uyu wa mbere ku cyicaro gikuru cy'umuryango Rusororo. Rero akaba rero yari inama yagutse ya komite nyobozi rero ya RPF Inkotanyi. Akaba rero ari bimwe mu byo umukuru w'igihugu yakomeje kugenda agarukaho. Tuvuye kuri ubwo butumwa bukomeye cyane umukuru w'igihugu yatanze ku munsi w'ejo, reka dukomereze kuri iyi nkuru twakomeje kugenda tubivuga yuko tariki 30 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka wa 2020 hazaba urukiko rusesa imanza mu gihugu cy'Ubufaransa aribwo ruzemeza niba koko Kabuga Felicien agomba kuzoherezwa yarusha mu gihugu cya Tanzania, cyangwa se hakemezwa urundi rukiko mu by'ukuri ruzabasha kumuburanisha kugira ngo hatangwe ubutabera. Kuri wa gatatu rero nibwo hategerejwe umwanzuro w'urukiko rusesa imanza mu Faransa, rukaba rero rugomba kwemeza niba Felicien Kabuga agomba kuzaburanishwa n'Ubufaransa cyangwa se urwego rwa ONU rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda. Mu gihugu cy'Ubufaransa ku rukiko rusesa imanza nirwo rwego rw'ubucamanza rwo hejuru, bivuze ko ari rwo rwa nyuma. Kabuga yaruregeye rero nyuma y'uko urukiko rw'ubujurire rw'i Paris narwo rwemeje muri Kamena ko agomba kujya kuburanira iyarusha muri Tanzania imbere y'urwego rwasigariyeho TPR nk'uko ikinyamakuru AFP gikomeza kugenda kibivuga. Akaba ari ibintu ntaramakuru by'Abafaransa. Kabuga rero asaba kuburanishirizwa mu Faransa we n'abavoka be rero kandi bamwunganira bavuga ko renga adashobora gukora urugendo rurerure kugera iyarusha kubera ubusaza n'indwara zikomeye cyane afite zirimo rero diabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'indi ndwara ngo idakira igenda rero imubuza rero kugenda ndetse no kwinyagambura kandi ituma agenda arushaho rero kwibagirwa. Akaba rero ari byo abavoka be cyangwa se abafasha mu by'amategeko bakomeza kugenda bagaruka. Urukiko rero rusesa imanza narwo niruramuka rubyemeje kuri wa gatatu itariki ya 30 Nzeri, leta y'Ubufaransa izaba ifite iminsi 30 yo kuba yashyikirije Kabuga urukiko. Kabuga rero ushinjwa uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'1994 ariko ahakana, akaba yarafatiwe mu nkengero z'umujyi wa Paris mu Faransa ku itariki ya 16 Gicurasi 2020 nyuma y'imyaka irenga 25 yaramaze ashakishwa n'ubutabera bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ubutabera mpuzamahanga kuko yari yashyiriweho n'impapuro zo gutabwa muri yombi ndetse hashyirwaho n'igihembo cyashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko uzamufata wese azahembwa. Akaba rero mu by'ukuri akurikiranyweho ko yaragize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi, ufatwa kandi nk'umuterankunga wayo kuko bivuga ko hari imihoro myinshi cyane yatumije mu mahanga bayizana mu gihugu cy'u Rwanda. Ngiyo mihoro ngo nayo yakomeje kugenda yifashishwa mu gihe jenoside yakorwaga. Ikaba rero mu by'ukuri imihoro yarakoze amabara kandi ashinjwa kuba yaragiye agira uruhare mu bijyanye n'itegurwa ndetse n'ishyirwa mu bikorwa bya jenoside yakorewe abatutsi kuko bivuga ko yari umwe mu bantu bakomeye cyane bari bashinze radiyo ya RTR, radiyo yanyuzagaho amatwara ndetse yanyuzwagaho n'ingengabitekerezo za jenoside. Ikindi bivugwa ko Kabuga mu by'ukuri yavuye hano mu gihugu cy'u Rwanda ahunze ubutabera ndetse yahunze nyuma y'uko inkotanyi zari zimaze gufata igihugu ndetse zimaze kujya ku butegetsi, aza rero gutorokera hanze. Bivuga ko yabaye no mu gihugu cya Kenya cyane ariko yakomeje kugenda ashakishwa ariko aza kugenda acika inzego zose zirimo na polisi. Mu by'ukuri rero yakomeje ngo kugenda akoresha ubushobozi yari afite mu kugenda yihishahisha, ariko rero kugeza ubu ngubu ku myaka 44 cyangwa se 46 nk'uko bigenda bivugwa mu buryo butandukanye, Kabuga rero akaba yarafashwe akaba yafungiye mu gihugu cy'Ubufaransa. Akaba yategerejwe se Kabuga binagaragazwa ko afite intege nkeya cyane. Mu minsi ishize twabagejeho n'inkuru ivuga yuko arwaye, yavanywe muri gereza y'igitaraganya ajyanwa mu bitaro kugira ngo akomeze